Uwiteka Mwami Imana yacu, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana ikomeye kandi kuri Imana ihambaye. Mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi muri aka kanya kugira ngo ubwiza bwawe buzamurwe hejuru. Haba ari twe tugaragara nka Imana yacu, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi cyane kugira ngo imitima yacu yembuke mu maso yawe. Abumva ubu butumwa bose babona imbaraga zawe, babona ububasha bwawe, imbaraga zawe zibagereho. Izi ndirimbo tugiye kuririmba nka Imana yacu zisa n'imitima y'abantu benshi. Mu izina rya Yesu, zihembura abihebye, zisubizemo intege abacitse intege, zunge abavunitse. Kuko dushobozwa nawe, duha imbaraga mu izina rya Yesu. Nitegereje inyoni zose z'inyamaswa z'ishyamba n'amafi yose, byose ni ibyawe. None Yesu nakwitura iki? Nitegereje inyoni zose, inyamaswa z'ishyamba, amafi yose, byose ni ibyawe. None Yesu nakwitura iki? Fashe inanga yanjye umutima wanjye wuzuye ishimwe, ibyiza fashe inanga yanjye ndirimbe, ineza yo wangiriye. Umutima wanjye wuzuye ishimwe, vuga ibyiza wankoreye. Baba, urakomeye kandi urakiranuka nka Imana yacu. Urakiranuka cyane Papa, urera kandi urakiranuka muri byose. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza. Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule, Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Amini lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza. Ijapo sisi twabadilika, yeye ni yule yule, jana hata leo. Mungu wetu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki.
kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amasho yashira mu biraro nizera isezerano nubwo ba nyir'icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso nizera isezerano kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amasho yashira mu biraro nizera isezerano nubwo ba nyir'icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso nizera isezerano aho ndi n'intera ndende amatage yaramfashe ubu singisura ubutayu ngo nduhuke umutima ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'imiyaga abafite ikimenyetso cy'amaraso ntimuzacogore intwari zarananiwe ubu nayintwarane abafite ikimenyetso cy'amaraso ntimuzacogore aho ndi n'intera ndende amatango yaramfashe ubu singisura ubutayu ngo nduhuke umutima ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'imiyaga abafite ikimenyetso cy'amaraso ntimuzacogore ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso nizera isezerano ariko abafite ikimenyetso nizera isezerano ariko abafite ikimenyetso nizera isezerano zite baba we ni uhindura amateka
Haleluya, haleluya Baba mwenye nguvu we. Yemi, nukuri tubahaye ikaze, mukomeze munezererwe Imana. Mukomeze mukunezererwe Imana, dufatanye kunezererwa Imana. Ta tita sofera ngaye zemera ngao, agrimele zefe. Kazime dezakame medezangali. Abarwayi bose muhoke mu izina rya Yesu. Ahari indwara, ahari indwara n'ibibazo, Imana ibegere kandi basubize mu izina rya Yesu. Akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Niureba mu nda y'ingumba, akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Niureba mu nda y'ingumba, akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Niureba mu nda y'ingumba, akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Siwe inshuti yanjye ushime, wowe wampinduye umwana isezerano. Yesuwe inshuti yanjye ushime, wowe wampinduye umwana isezerano. Yesuwe inshuti yanjye ushime, wowe wampinduye umwana isezerano. Ntarindi zina ryadukiza ibyaha, ntarindi zina munsi y'ijuru naryo twabona. Yesuwe inshuti yanjye ushime, wowe wampinduye umwana isezerano. Yesuwe inshuti yanjye ushime, wowe wampinduye umwana isezerano. Yesuwe inshuti yanjye ushime, wowe wampinduye umwana isezerano. Ntarindi zina ryadukiza ibyaha, ntarindi zina munsi y'ijuru naryo twabona. Yesuwe inshuti yanjye ushime, wowe wampinduye umwana isezerano. Ta tita soferi melezengera ngao. Dio simeleze forme lezangali akaila forme lezaka tanga la zamira ngali.
zako Baba mwenye nguvu wewe. Mwami Mana yacu we uhimbazwe cyane papa, urera kandi urakiranuka muri byose wa Mana ya Israheli we. Baba we, nukuri kw'Imana wa Mana we, turagukunda kandi turakwizeye wa Mana we, turakwiringiye ushoboye byose kandi nta kibazo kurogoya imigambi yawe. Iyo ureba mu nda y'ingumba ukabonamo ishanga ikomeye mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu titarira vaira ngao se forma de zasamera ngaye tita kazime wala zabera kaire zevo.